bayobozi bakora mu nzego zitandukanye, nizeye ko mwiriwe neza. Ndagira ngo ntangirire gushimira umunyamabanga mukuru mushya w'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha, aribyo bita RIB, Colonel Pacifique Kabanda Kayigamba, kuba yemeye kandi yiteguye gukora iyi mirimo ashinzwe. Twizera ko azayikora uko bikwiye. Mu mateka magufi, mu gihe cy'imyaka 8 gusa hashize, igihe gishize RIB ishinzwe, iyo RIB yateye intambwe igaragara mu kugenza ibyaha, kandi RIB imaze kuba inkingi ikomeye y'umutekano mu gihugu cyacu. Turagenda tubona imikoranire y'amatsinda mpuzamipaka y'abanyabyaha bakoresha ikoranabuhanga kugira ngo bagirire abantu nabi. Ikindi kandi, ibyaha by'ubukungu bikomeje kwiyongera, harimo uburiganya mu ishoramari ndetse n'ibindi bikorwa bigamije gushuka abantu no kubanyaga ibyabo. Ibyo byose bigira ingaruka mbi ku baturage baba batabizi, bikabangamira imibereho yabo. Tugomba rero gukoresha imbaraga zose dufite tugahangana n'izi mpinduka no gukomeza kubaka ubushobozi bwacu mu bugenzacyaha binyuze mu bushakashatsi busesuye ku byaha, gukoresha ikoranabuhanga mu gushaka ibimenyetso, ndetse no gukoresha uburyo bushya bushingiye ku bumenyi, ndetse noneho hasigaye hariho n'ubwenge buhangano, aribyo artificial intelligence. Ibi byose ni ibyo abantu bakoresha kubaka ubushobozi bwacu. Nagira ngo nongereho ko RIB igomba gukomeza gufatanya n'inzego bireba kugira ngo ubutabera butangwe vuba kandi neza. Kuba inyangamugayo nabyo bikwiriye kwitabwaho, bikaba ishingiro
ry'ibikorwa byacu byose. Abanyarwanda bakwiye kugira inzego zibakorera akazi bifuza kandi bakanazizera. Abayobozi nabo bakwiriye kugaragaza ubushake n'umurava n'ubunyamwuga bigaragaza icyerekezo gifatika ibintu byose biganamo, kugira ngo twuzuze inshingano zacu. Nta mwanya abantu bakwiriye kwemera w'intege nke, imyitwarire idakwiye cyangwa imikorere idasobanutse. Ibyo abakoresha ubunyamwuga ntabwo baba bakwiye kubyihanganira, ahubwo ni ukubirwanya. Inshingano yacu rero ni ukugira ngo buri wese, buri muturage abeho ubuzima bwe yizeye ko arinzwe uko bikwiye. Ibindi bya buri munsi bikagenda uko bikwiriye kuba bigenda, hatarimo kwihanganira amafuti nk'ayo ngayo. Ndagira ngo nongere mbashimire mwese, kandi nifurije umunyamabanga mukuru wa RIB mushya imirimo myiza, ariko kandi harimo no gufatanya n'izindi nzego uko bikwiye. Ndibwira ko ibyo byose bizatungana. Ndabashimiye rero, mugire umunsi mwiza, abandi mugire akazi keza.